avuga bati aho umwami yakuye butetse buskete sorry none yanditse ati butete dore kumuza kuyita operation muyite nta mvura idahita urumva undi ati operation tubite mu ruvuzananga na amazina menshi cyane kabisa uko twaza kureba iri kwiye rya nyari bakomeze ntabwo barado cyane aragera ku izina dukeneye cyane kabisa baze kuri YouTube bashakira rero izina inoperation muri Minisport cyangwa se Ministeri ya Sport yango turebe inoperation nayo uko byari bimeze nyamwe ku mashusho yuko uwagiye ndetse n'umushya waje cyane kangira banje gutunguranye nyibona ira statement cyane ntabwo nzi ko umupapa rwose ndamuzi cyane ntabwo nzi ko yaba ya ministry nge natunguye cyane bikomeye uzi ko yari we vice president wa Federation Basket mperuka rwose ese niyayoboye ubundi mbere ko vice president ntabwo ugiye uyobora Ferwaba Ferwaba ndayizi kuva kera iyoborwa na Rutagarama umwubatsi wabaga muri Espoir nyumiza kuza witwa Kayitsinga sigira mugwiza ubwo sarundira mugwiza ko ayimaranye imyaka yose Sarongoza Kayitsinga ubwo nunitenyeje na Sarongo Kayitsinga baga muri atletism ngo byari bincanza ahubwo cyane Eric Sarongo niwe nitenyeje wari ufite mu vice president w'ubwanwa yitwa Mugabo tarakundaga itabi ntabwo yakundaga agatabi Sarongo ariko sigari muri APR ni materi ya basket cyane kabisa SG wa APR tinagahora gahanze ati mazina rwose abanyarwanda mwagenda bamanura gake gake bavuga ati ntagahora gahanze ati nta mvura idahita ingwajya ati nyariteza nitu amenga data none atengushe n'imigani inyarwanda byanyari rwose ubona ko atagakamyo gatega iminsi ati muyite kera kabaye ati umugabo ntigihabwa intebe ati nyari umugabo ntigihabwa intebe ati operation ryavuzwe riratashye abanyarwanda rwose bafite ikinyarwanda cyuzuye cyane ngo akagira ati operation tuyite nari umugabo ntigihabwa intebe ngati tuyite arashize aragenda undi ati nta mvura idahita ngo no kuza gushaka rero nyifika zo guhita amazina mwaho ngaho nagize aryo yita urugiye kera cyane niba ariko twabifatamo turugiye cyara se urugiye rutinze amazina yo rwose ruhinyuza intwa kagapfa kaburo n'impongo aryo n'umugani agapfa kaburo n'impongo uko numva ajya no umugani de ntawe uhemukira rero imubwo neza cyane tinamuhemukira rero siporo ngizamubwa amahoro undi operation mwijuto w'ikinoho ndastras the process ati mutegereze tumwihanganire process ndatinga ni nuze abareyo ko none bo benshi kabisa bishimiye ndagira ngo iyo operation y'uno munsi wa none arerega bamaze imyaka 5 cyane ati genda shashi ni nkumenye nshaje ibinyarwanda ngarukose moye ndore kura imigani ya kera avuze ngo icyo ngo yagiye ati genda shashi nkumenye nshaje uwo ni umugani ati impano y'abasportif batoye neza niyo operation kitwa ityo cyane kanone undi yisize nanga bikomeye cyane ati titwite inzozi za Regis Sebejwe bavuze ko warose inzozi uti ngo hari inzozi warose none ngo wazikabije nabwiye Kenisi muri rirarashe ntiko narose inzozi izi nzozi zirarotorwa ziti ziraza kurotorwa muri live yarampamagaye mu gitondo cya kare buri uwo munsi nyine cyane ejo bucyagiye haba impinduka ko nuko ngo koro bimeze cyangwa ubambisi ntakurura uwo mugani mwumva muti ubambisi ntakurura bisiguye Sam rafiki yangu komera cyane ati muyite urushize kera nayo yakumva intwari ariko sibyo byo sibyo rwose ati ibyo ntago ari byo gufatwa muri konti nta ntwari hari
icyo iyo nsigamigani bayikoresha iyo umuntu yagerageje ibyo yashoboye ariko bikamubana byinshi cyangwa bigatinda akageraho agatsindwa. Ibyo rero urumva ko atari byo. Iyo ntabwo ari yo. Ntabwo ari byo, ibyo simbyemeye cyane. Wenda mwashakira kutaza yani rugatimo ngo nta ukurura. Ubambise nta kurura. Ni imvugo nayo ikomeye cyane. Nayo iraremereye cyane ikintu kinini. Ahubwo wenda utaza karayifumbwe. Utaza karayifumbwe. Nakurahiye. Arazifu. Oya cyo gihe nose usanze yarazi akarayifumbwe. Usanze akarayifumbwe aba yarakazi wa mugani ibyo byagenda bite. Ntabwo bishoboka. Aramutse akazi ntiyarazifu nyine. Yarara asonze ubugari. Yarara asonze ubugari. Niba tubwira izina rwose turaza guhita muri mwe. Ubutegetsi si ubukonde isobanura iki? Ubutegetsi si ubukonde. Ubundi si ubukonde bwo n'ubuki. Operasiyo wanze kumva ntiyanze no kubona. Ni hatari. Atagatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Ahubwo iyo ni sawa. Agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Ndabona witwa Trend News rwose ari we umuntu yayita amenyo ya ruguru. Amenyo ya ruguru. Siyo nta mwiza wabuze intenge. Nta mwiza wabuze intenge. Amenyo ya ruguru murayanze ko numva amenyo ya ruguru kare. Amenyo ya ruguru ntabwo ari sawa. Ndayemera. Iyo ni sawa. Yeka tuyishyira kuri ntuze kuri mu ntora. Agatize kazaza. Amenyo ya ruguru. Oya twita amenyo ya ruguru gusa. Nta mvura idahita. Nta mvura idahita. Iyo nayo iri direct. Nayo irata kugira n'imvugo ya cyane. Cyane kabisa. Twagiye. Ubwo duhita mirihe? Igira umuvana Trend News ugira ati amenyo ya ruguru. Amenyo ya ruguru nanjye numva ko vugitse neza rwose kandi ntacyo nta wakajyamo ikibazo. Amenyo ya ruguru. Tagazaza agatinze kazaza n'amenyo. Corona byaratinze ariko byizo birabaye. Amenyo ya ruguru niyo je numva yakagomba. Amenyo ya ruguru. Amenyo ya ruguru turaryemeje kare. Tujyana n'iryo ngiryo. Kuko ni impinduka zibaye ariko abantu bakabona ko nyine ko byatinze cyane. Ariko ikize kikaba cyari bavuga ati wenda nta gahora gahanze. Naguye nayo yari bushoboka bagatinda gutegereza nako bagategeza bagahora gahanze kare nayo yari bukungu nagahora gahanze kandi nagahora gahanze twaryanze risa nk'iryataka direct naryo rizaryakuranya rwose hari ukuntu izina bari hari nta muntu ryari yigere twara cyari yagiye ribangamye yakazaza n'amenyo ya ruguru nayo numva rwose kazaza n'amenyo banashaka yite operation izina aryite amenyo ya ruguru amenyo ya ruguru yonyine ntago kavugitse neza regisi yongera agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru yongera amenyo ya ruguru kuri aya byanditse nyine niko kuri operation ko barimo bahura barimo baraha amazina agatewe n'iminsi ni Karemera ahubwo iyo ngo ati indirimbo ngo ni ya Dream Boys tubayita bucyana yandi ni wihebe agateruwe n'imizo ya ciye munsi ntamenye ikiruri imbere agateruwe n'imisi nayo birashoboka kuko nuko ngo ni ikintu cyo cyarabaye abantu ni kimwe bisobanura kimwe n'agatinze kazaza ikintu bateze nyine iminsi ikomeye itanga imbuto ndatubucya byitwa benshi kugira ngo twite uwitonze akamishashi yo muyite gutora neza bitanga umusaruro ku banyarwanda ngo muyite ngo operation ngo reyonga ifite biro ofisi ya biro akiminsi teruye Karemera hanyuma rwose babazi ikinyarwanda cyinshi cyane pe ariko oya yo nitwaye nijito kinko ntago byakunda muri munyandagazi mu raporo y'abavuga inzozi za Muramira inzozi za regisi rwose naye nabuze kare ndi bunanga karekane ko rose waretse abantu bakakurotorera sigaye uzikabya cyane ati kera habayeho ubwo niringi twahisemo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru agatinze kazaza rwose cyane kabisa very relevant nibyo tugiye kuvuga cyane
ariko jewe navuze ikintu hano kandi ntarakibona ntabwo operation itangira ntabwo yapfa gutangira yagorana cyane abantu begeye muri sale rwose baze sale bimeze bite abantu bahageze cyane abantu kwajya gusanura ingahe igihumbi na magana atanu bari mu nzira namwe mu bantu kuko iyi niyo tugiye guheraho turakurikizaho urugendo rwa Nyamukandagira dusoreze kuri shampiyona kandi daraba yahageze mu kanya gato Nyamukandagira onsuzatana na polisi tudatindaho yo cyane makipe yaduhagarariye mu mikino nyafurika ndetse na shampiyona mu Rwanda yakomezaga muri weekend Rayon Sport atangiye ikamba igabana amanota yidushakire rero ako kanunu kabone utubwire gusa ndibutsa abantu ko ari amarushanwa ari guhuza inkambi z'impunzi hano mu Rwanda inkambi z'impunzi hari ya Mahama niho biri kubera ni imikino itandukanye ihuza abakinnyi 600 b'amakipe aturutse nyine mu nkambi z'impunzi 5 hari inkambi ya Nyabiheke yo mu karere ka Gatsibo n'inkambi ya Mugombwa iyi ni iwacu Gisagara n'inkambi ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe ujya muyumva ku Kigeme n'inkambi ya Kizewe mu karere ka Karongi kongera hiyo yakiriye ya Mahama cyane aya marushanwa rero yatangiye tariki 17 nayo umupira w'amaguru se imikino igiye nyine imikino igitandukanye ubushize nyine nayo yarimo abwo rero abantu babonye nk'abantu bajya zangoma cyangwa se marushanwa nabonye ba hari open kuri public abantu bajyayo nta kibazo abarimo impano zidasanzwe kandi impunzi zemewe no gukora mu Rwanda nk'abantu bashobora kubona uburyo bwo kudetectinga bashobora kubona abakinnyi da cyane muri zira mpunzi zo zaturutse ibihugu hirya no hino ajya atandukanye nuza ngo niho yavuye inde witwaga Michel Ndahinduka yari Kigeme rwose niyo Kigeme n'amagaje yamuboneye cyane umva ko rwose nawo rero amarushanwa azasozwa kuwa gatatu soma finale cyane ayo tujye muri operation cyane twaje muri operation twatangira nikaje kwanza gutangiriraho dute tujyanamo rero cyane hamwe na global abantu bashaka kujya kwiga gukora kuba kwivuza Canada Amerika iburayi cyane ku buryo ibyangombwa bikuna mu gihe kitarenze ibyumweru 2 impapuro zose wari ukeneye baraziguha wowe wishyura amadolari 500 andi mumaze gusinyana nyine andi yazana maze kubona visa no work permit bari kubonera work permit nayo rayibona ukagenda utangira akazi 75 by'amadolari ku mwaka ishobora kwikwinjiriza iyi nimero ni yabo mwayihamagara any time 079 ibyo na global ni 9 ariya bayera rwose kuri YouTube 079 897 72354 079 897 72354 cyane no kuri WhatsApp cyane twajya ngo twatanye na operation yango nimba ukano rwose amaze gukabona kumutekinisi muri no sport kunaganye kugira ngo ahuze na Mimosa niho mpamvu ngo yarahaferinze cyane iyo ministeri zikeje n'uhoze mvuga nti bidukunde abasportifu tugahabwa impano ko natwe twatoye neza tugahabwa impano yuko twahabwa undi ministeri wa sport jewe mu mutima wanjye byanezeza nta yindi nyungu mbikeneyemo niyo ngiyo nibura nkamera nka mugabo muri Bibiliya yavuze ati ubu nakwitahira noneho ariko urumva ko kumva umuntu witwa umutekinisiye muri sport byananiranye kugira ngo ahuze na Mimosa niho mpamvu ngo yarahaferinze cyane iyo ministeri zikeje n'uhoze mvuga nti bidukunde abasportifu tugahabwa impano ko natwe twatoye neza tugahabwa impano yuko twahabwa undi ministeri wa sport jewe mu mutima wanjye byanezeza nako nashaka nako bashaka twinjizamo Jesi guhanura unahumura umva iyo operation bashakaga ko iryo zina ryo bashakaga ngo twite operation cyane ngo Regis ahanura nahumura guhanura unahumura agiye terese yarahanuye anahumura peka abasportif ngo turakubitika cyane ni inkuru rero yaje ejo bundi ngira ngo ni kuwa ndibuka ko abantu bari muri arena ni kwa kangahe ni kwa gatanu se ni kwa gatanu ni kwa gatanu ni kwa gatanu twaraho tubona abantu barimo kongorerana batangiye gusa n'abajujura ibyari match bihinduka kongorerana no
no kunyurana mu matwi abari barangariye kuri match batangira gusa naho bashidutse batangira gushakisha ikibaye internet ntabwo yari jambo tonze twihanganisha umuryango wa Mugisha muramuzi wa muri Rwanda Media Commission yasikushije umufasha we yapfuje umufasha Mugisha Emmanuel cyane umunyamabanga wa nshingwabikorwa wa Rwanda Media Commission yapfuje madamu byare nta minsi ibiri ishize sure orara ntabwo nabimenye rafiki yangu gole sana cyane rwose nakomere cyane kabisa nakomere n'umuryango itangazamakuru ko twavuga hano mu Rwanda cyane namwitabye kenshi tugeze aho tuba inshuti nuko utazi ikivugo twahereye bagikora hafi na Serena kera nitwa icyo bagitaga Rwanda hari n'ibya High Commission ubu ni ko ariko hari ikindi burya cyayibanjirije ibya High Commission yavutse nyuma wowe n'uwitwa Murama bari barangoreweho cyangwa narabagoreweho naragurukanaga cyane kuko urumva bo bagira ngo bashaka kwitangazamakuru nyine bamwe kuri standard mpuzamahanga natwe ko turwana na tele ibitoroshye turwaniraho kubona aho duhuriza bikajya bigorana kuko bo bafite n'amategeko baplika ahubwo ni umuntu w'umugabo cyane w'imfura oya cyane by'inama kenshi tajya niyigeze amana inshuro zose nitabye natsinze ababaga bandeze yasangaga mfite ukuri we nabo na Sadati niwe wari urubanza rwanjye na Sadati niwe wari wambaye itaburiya arucaramye rwose abwira Sadati ati biragaragara ko ibirego byawe bidafite ishingiro nta bimenyetso ufite bidafite ishingiro rwose ubw'iyo mpamvu nta gihano kiri butangwe cyane Imana mwihanganishe n'uwo nguwo abari kuri YouTube akomere cyane kabisa akomere ntabwo biba byoroshye aracyari muto pole sana cyane mukomeze warugeze twarimo tuvuga rero ko kuwa gatanu ubwo twari muri arena aribwo iyo nkuru yatangiye kuba kimomo ko byari bitegerejwe na benshi byabaye kubera ko mbere gato wabonaga rwose icyo navuga ngo umwuka wari uhari kubera ko nkuko twari twagiye tubivuga kuri situation zari zihari by'abanyamahanga n'ibiki tuvuga uburyo guverinoma yasheshwe hategerejwe indi nshyashya nyuma rero yuko nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizeho minisitiri w'intebe bwana Edouard Ngirente icyari gikurikiyeho hari hategerejwe guverinoma nshya guverinoma rero yaraje izitarimo impinduka nyinshi ariko nanone muri situation zari zihari navuga ngo zari impinduka nkeya ariko zikenewe binagaragara ko umukuru w'igihugu ndetse n'abafatanyije bareba cyane bakareba ibihari bakareba ibyo abaturage babo batekereza bavuga uko babona ibintu bakaba nabyo babiha agaciro mu gihe bahitamo abayobozi bashya kuko impinduka zabaye ahanini zagarutsweho cyane ni Minisiteri ya Siporo yahawe minisitiri mushya bwana Nyirishema Richard tuza kugarukaho hanyuma Minisiteri y'ubucuruzi habaye impinduka mu gihe hari saga ikomeye cyane y'imiceri yari yarahombeye abahinzi ba Rusizi yari isaga nayo ikomeye yavugisha abantu benshi bumvaga iyi minisiteri nayo ubuyobozi bwayo butavugwaho rumwe ikindi ni muri RGB naho habaye impinduka mu gihe naho hari umwuka utari mwiza ushingiye ku matorero n'amadini yagiye afungwa by'umuceri byari byanyobewe kucyura muceri wari uhari nyine umuceri ntamenye nabonye bavuga ngo hari umuceri uri mu gishanga umuceri wabuze ntago donc ntiwaguzwe warahinzwe urera ujya muri depurinda utangira kwangirika bari igihombo gikomeye cyane ku bahinzi kandi imiceri hari n'iva hanze hari n'iva hanze yagenda ngaho igakundwa kandi ikagurwa cyane urumva rero byahinzwe n'abo mu Rwanda ntibigurwa bari igihombo so ni izo mpinduka zabaye ariko ubona zariki
kabisa ubona zari zikenewe nta hantu wigeze ubona abantu bavuga batari kuko agiye kuki kweri agiye twari tukimukeneye oya ibyo rero rimwe na rimwe ku mpamvu ziguturutseho cyangwa zitaguturutseho iyo rubanda babibona gutyo kandi n'ubuyobozi bukabifataho icyemezo kimeze gutyo akenshi igikurikiyeho biba ari kubyakira twigiye muri siporo rero hari nayo itureba muri operasiyo agatinze kazaza kubera iki abantu bashobora kubifata nko gushinyagura cyangwa se kwifuriza ibibi umuntu cyangwa se ngira ngo gena nabivuze mbere ejo bundi navuze ni rwose minisiteri ni nyinshi niba koko nyakubahwa Mimoza agomba kuguma ari minisitiri ajye mu yindi minisiteri cyari icyifuzo Regis nawe bisa n'ubivuga atyo ati kuri iryo jwi ngaruye avuga ati abanyarwanda batoye neza abasportif twatoye neza dukwiye igihembo cyo guhabwa undi muyobozi muri siporo so hari impamvu abantu bahurira ku kintu nk'icyo ari benshi si urwango si uko kuri calibre ya minisitiri umaze imyaka 5 atabona izindi nshingano nabyo twifuza wenda ashobora no gukora neza kurusha izo yararimo ariko mu by'ukuri biraye nk'abasportif uretse waba afite wenda undi mubano wihariye wa hafi na minisitiri wari uhari cyangwa se ubundi bushuti bwihariye bushingiye ku muryango cyangwa iki ariko mu mpamvu ziri sportif nta muntu n'umwe waba afite rezo yo kuvuga ngo Mimoza biraye yamwemereraga kuguma muri guverinoma iyo ni realite nicyo bita sad truth nukuri gufite n'ibimenyetso n'igihamya ako kantu k'iyo realite ni realite nuko nta mu sportif ashingiye ku mpamvu ziri sportif wari kwifuza ko Mimoza akomeza kuba minisitiri wa siporo tuvuga ngo umusportif yagureza impamvu zirenga imwe yakwereka yuko Mimoza ko hari hakenewe impinduka muri minisiteri ya siporo usibye waba afite izindi nyungu ziri direct cyangwa ubushuti cyangwa se izindi mpamvu z'umuryango ariko mu bijyanye n'inshingano nta n'umwe wabyifuza mu bundi buryo so navuga ngo his excellency rwose yashimiye abasportif ahabaryaga yabashimiye ahabaryaga yabahaye igisubizo bari bakeneye si ntibivuze ko abantu babyumve neza ko haje umucunguzi ntibivuze ko haje umucunguzi wa siporo nawe ugiye muri basket amaze imyaka irenga 10 ukamukurikirana sibyo ntago bavuga ko ari umucunguzi ariko kuri nivo abasportif bari bagezeho bavuga ngo undi wese waza uwo ari we wese yaruta uwo ruhati urumva nukuvuga ngo hari igihe kigera ugakenera impinduka gusa utitaye ikindi uwariwe cyangwa ibyejo bizabara bejo ariko uyu munsi nkeneye impinduka cyagiye mvuga ku matora muri Ferwafa buryo abantu bagiraga amahirwe bakabona umuntu uhanganye n'uwazanywe na ministeri wenda ngo n'umujyi wa Kigali bagahita bamutora batitaye ku cyo yazakora bagatora uwundi kubera ko batanyuzwe n'insinzi yajemo niko Ruwirurangirwa yaje muri Ferwafa hari abantu bagiye bazamo batari bavetinzwe mvuye gutyo bidumbukije kuko agafunga umwuka gusa akagira amahirwe kandatire ntibayiga bavuga bati reka ndazatsindwa cyane bakavuga ati tuzarobinga n'ubundi bandi no myanya y'ingenzi niyi abantu bazabona president towe na vice president wa mbere n'uwa kabiri bagendere mu Kigali batore n'ababandi ariko siko byagenze so ku kantu gato hari umusportif twaganiye simvuga izina rye kugira ngo abantu byumve w'umutekinisiye pe akimakuze no statement ubundi giye ntakubeshye ngewe mudumwemera gato nk'iyo bije muri sport nkino muri asenyuma niko nari imeze nkiri mwarimu umuntu wanyemezaga nk'umunyeshuri yabaga ari wawundi koko ushoboye unashobotse icyarimwe byose nkabona ko ari genial
twaraganira ibindi tugenda tubiganira turabiganiriye noneho tugera ahantu ko sunda bivuga byose ra ubona hari ibyo navuze wabivuga mu ncamake nta kibazo mbivuga ko yabimbwiye nta kibazo nkuko twaganiriye nkuko mwaganiriye suvuze ko ari umusport mwaganaga gisportif se nimba nta kibazo byateza ahubwo hari ibyo nanjye navuze byankora byiza ibyanyu bigumye ari ibyanyu bakabigumana kuko yaravuze ngo uriya muntu yari bashyiramo utudomo kabisa yakoresheje ijambo rishobora kuba mabi aba ku isi ntabwo se nakavuga rero siko mbibona kandi ntabwo yitaye ku kintu cyose cyaba ku wundi mu gihe inyungu ze zitabangamiwe niyo cyaba we yavuze ati niyo cyaba urupfu aho nabwo kuko ni umwe mu bantu b'abasportifu ariko bakubititse kubera iyi siporo aravuga ati bitewe ubwo kuri social media narumiwe yarebye social media arumirwa ukuntu zakiriye abantu bose banezerewe ku muntu kuko agiye ati ntekereza ko na muzehe yabibonye kabisa ati ariko yaratwumvishije yakoresheje nabwo irindi jambo ati yaratwumvishije ati ariko nanone byatumye Imana ifungura andi marembo nukomeza gutyo turarangira tumumenya araza kumugwaho uwo murongo urimo turawemera cyane kuko nanjye namaze kumumenya nawe umenye kuko abakorewe namumenye nagushyiraho n'amafaranga nasanga atari niba rishara atazatwarwa nuko yabanaga na ba Salama muri basketball akaborohera yavugaga bo muri basket tigiye twabukoranye nabonaga agira ukuri kandi asa n'utagendera ku magi kandi nizera ko asimbuye umuntu wanzwe bityo asabwa kugarura ibyishimo ibyo byo simbijyamo kubera ko ku rundi ruhande nanone ntabwo kuva buriya ziriya rero pepa iyo igiyeho ubu nategereje kuzayivaho kandi ntabwo imyaka irenga 5 ari mikeya ku buryo twavuga ngo Mimoza wenda agiye nabi oya ibyo byose imyaka 5 uri ministre hari uburyo uba uhagaze mu bijyanye n'amikoro ntabwo ugiye gusafaringa ikindi nuko uva muri guverinoma ukajya mu zindi nshingano kandi nazo zafasha umuryango wawe cyane ko nubwo bwenge n'ubushobozi uba ufite wenda bikanga mu byo wari urimo ariko ukaba wajya mu bindi bikanakunda birashoboka cyane njye simwifuriza kuko nakabaye ndi muri position yo kuvuga ni rwose wa mugani ngo kumeneye ubugari nawe mumenera isosi yarabumenye ubugari bwawe cyane yarabumenye ariko nyine Imana itanga ubundi ikintu kibi umuntu yagukorera muri iyi chat ahubwo ushobora kuba ari yanjye n'akarere ikintu kibi cyane umuntu yagukorera se so kukwirukanisha ku kazi hari ikindi kibi azi ko ufite umuryango n'iki nta kindi gusa gufungishije ni bimwe cyane bitandukaniye ariko je sinifuza ikintu kibi je ndeba inyungu za siporo ndeba inyungu za so ku ruhande rwa siporo je numva naho bundi hari ejo bundi nahuye n'abantu bimaze kuba bukeye mu bantu twaganiraga harimo abafundi bubaka bari mu bubakaga stade Amahoro urumva noneho atangira kumbwira ati rero twahuye n'ikibazo twebwe nk'abafundi nk'abaprofessioneri twubakaga stade urumva twubakaga stade nyine iri kuri standard ko uko nyakubahwa minisitiri ageze kuri stade urumva yazaga kureba ofisi ye urumva akanaduha amabwiriza y'uburyo yifuza ko ofisi y'imera amarangi uko agomba kuba
asa donc akabaha ishusho yuko yifuza ko ofisi igomba kumera, ofisi igomba kumera. Ariko bo bakavuga bati no ntibahakanira umuyobozi uko yabimbwira, twari guhakanira umuyobozi nk'aba tekinisiye, ariko nanone ntago twubakaga ibintu twubakiye ku muntu, uvuga ngo twubakaga ofisi ziri kuri standard za minisitiri ku buryo minisitiri wese waza yagira ate yafitinga muri iyo ofisi. So ku bwacu ntago twari gukurikiza amabwiriza ya minisitiri uhari, kandi wenda ejo azaba yavuyeho, kandi azaba yanagiye cyane. Ati rero ibaze ko Mimoza avuyeho atari ataha byabira, bimwe yadusabaga ko dukora dushingiye kuko abyifuza cyane. Ibaze iyo tubikora dushingiye ku byifuzo bye, none akaba agiye atabitashye, bizajya mu ndi wenda nawe afite ukundi nawe abyifuza. Ni urugero rw'uko nyine umuntu atamenya ejo uko bizaba bimeze cyane. Ari nayo mpamvu aho uri wakabaye vraiment ugerageza gusatisfeza ibyifuzo byabo ukorera kuruta wenda ibyawe byakunyura byagira. So ni urugero nari ntanze, ariko ntabwo ari ugushinyagura, ni uko mu by'ukuri aba sportif twari dufite impamvu nyinshi zo kutishimira ibidukorerwa muri siporo, kuko niho hantu honyine ubona hari harabuze ibyishimo. Wenda si ukuvuga ko mbere ye byari bihari akaba ariyo byabuze, ariko nanone iyo uzanye komparizo zo kuvuga ngo ariko mbere ye ubundi byari bimeze bite, sibyo? Icyo gihe ubuvuze ngo byakabaye byaragumye uko byari bimeze, ko yari bimeze mbere utaraza, ubu ntacyo yaba yaraje gukora niba ntacyo yashoboye guhindura. Kandi turi muri 2024 ntabwo uko ibintu byari bimeze muri 2010 na kangahe, ariko byakabaye bimeze biguma cyangwa se bikomeza cyangwa binajya hasi yaho byari biri. Turi mu gihe iterambere. Yes, nyakwigendera Habineza yigeze kuva muri ministeri ku mpamvu navuga zari disciplinary kuruta uko zari performance ye nka ministeri. Niba abantu babyibuka kuko hari habaye skandal y'amafoto n'iki ngira ngo His Excellency mu rwego rwo guhosha uwo mwuka abamukuyeho. Ariko niba mubyibuka neza Jo yaje kugarurwa muri ministeri ya siporo, ariko abantu bose baribuka uburyo yakiriwe. Trend za hashtag za Jo when you were away, donc udahari byagenze bice. Ni ukuvuga ngo public opinion icyo abaturage bamutekerezaho cyari positive, sibyo? Yego. So icyo rero nshaka kuvuga ni iyo mpamvu Mimoza nka minisitiri ntabwo rwose umurebye physically yari umuntu rwose wagira igikundiro, ubona wakabaye rwose na mbere yuko aguha serivisi wamwishimira, kuko ni umuntu ubona rwose nta kibazo. Ariko bitangiye kujya gushyira mu bikorwa no gukora inshingano ziwe. Yes, kuva ku munsi wa mbere, urumva, kuva mu ntangiriro ntago aba sportif bigeze bamwenyura kubera we, ahubwo hazaga ikintu kimwe kikava bakaza ikindi gituma agaragara gutyo. Ni nayo mpamvu amahirwe nkayo Mimoza yagize, Richard Nyirishema umusimbuye sinibaza ko azayagira. Amahirwe Mimoza yagize nka minisitiri mu gihe yari amaze, sinibaza ko Nyirishema azayagira. Ni nayo mpamvu Nyirishema Richard agomba gukora neza inshuro 100 z'uko Mimoza yakoraga, kuko
amahirwe Mimoza yagize sinzi ko hari undi mu minisitiri uzongera kuyagira. Uragira uti Mimoza yarihanganiwe cyane. Icyo mbivugira ni iki? Amakosa yagiye abaho. Yego. Ubusanzwe uko tuzi atihanganirwa. Sibyo? Yagiye abaho kandi kenshi akurikirana. Ariko nihabe impinduka. Sibyo? Yego. Sinibaza ko na Nyirishema bizakomeza gutyo. Cyashoboka. Kuko buriya hari igihe gutinda kwa Mimoza kandi hari amakosa agaragara agenda aba bishobora kuba byarisha ibintu byinshi ku buryo bahatazongera gutangwa amahirwe nk'ayo. Nibigaragara ko ibintu birimo bipfa sibyo bizagira bite bizakemurwa vuba. Ikindi kuri Nyirishema mbona mbere yuko tunajya deep nuko wenda nawe turaza kumugarukaho nuko siporo y'u Rwanda twagiye tubivugaho ko yagize ikibazo cy'ubuvugizi buhagije. Ariko wasesengura ukabona imbaraga icyo twakwita nk'imbaraga sibyo cyangwa se kuvuga rikijyana cyangwa se kwinjira udakomanze. Mimoza wabonaga ari umuntu ushobora kuba uri connect sibyo ushobora kuba yakwinjira mu miryango myinshi adakomanze sibyo ku buryo niba hari umuntu wagombaga kuvuganira siporo ikaba yava ahantu hamwe ikajya ahandi ikaba yagira mikoro dore ko igwirirana sibyo ariho hantu igihugu kitarashobora kwinvestisa amafaranga mu buryo bufatika ngo siporo ishyigikirwe mu buryo bwa mikoro sibyo niba hari ahantu hashoboraga gukorerwa ubuvugizi buhagije ku gihe cya Mimoza ni siporo kandi yari afite ubwo bushobozi. Niba rero atarabikoze I doubt je doute fort mu gifaransa ko Nyirishema azashobora kubikora ibyananiye Mimoza. Ugende kushoza Mimoza yari afite Mimoza igihe yari amaze network yari afite imbaraga wabonaga afite mu bigaragara n'iki byose ibyo atakoze mbona bigoye ko uyazabikora. Sinemeranwa nawe rero. Impamvu ntemeranwa nawe mbere na mbere nuko Mimoza ibyo navuga ngo abasportifu bamwangiye bakavuga ngo yishe cyangwa se atakoze neza nyine ni byinshi. Ikintu cya mbere cyantunguye nuko Mimoza iriya yellow paper wa rupapuro rw'umuhondo rusohoka uziko burana Kayitesi mu byo muri RGB yaravumwaga wenda kuba tutabeshyanye hari abamuvuma abo mu madini abo mu mashyaka abo mu biki bitewe nuko yabaga hanahura n'abantu kandi asabwa kubashyira ku murongo rimwe na rimwe kubi atitaye ngo ibi bikora biti kuko mwamwitabaje nk'ikibazo cya Rayon Sport abantu bamushyizeho cyane sinimubona ko ari we ikibazo nababigejejeyo bigatuma kuko RGB yari maze igihe ntabwo yari yaraje mu makipe niyo rwose n'abasportifu bayitumiyeyo ariko wumve ko uburyo byagenze yaranzwe nuko navuga cyane cyane abareyo babona ko ikibazo gikemuye nabi akibazwa inshuro zose yashoboye guhura n'itangazamakuru ariko tinya ko muri za social media abantu bose n'abatari sportifu bose barebaga ko ngo Mimoza yagiye niyo yari inkuru. Mimoza jewe najyaga numva ko ari umuntu wakinyeho na basket kera ndi mu bantu barinenze cyane ministeri mu kubuyobozi bwa Mimoza uko nabishoboraga wagiye unenga byinshi pe hana operation twasetse cyane dukuze yakoze hano yasaga nigendeye mu kugarura mu murongo ibyo bintu twagendaga tunenga umunsi ku munsi ariko byari bigoye kugira ngo nenge Mimoza. Impamvu byari bigoye njya kwiga mu seminari ku Karubanda muri 1996 umva ni kera ndashaje. Yego. Umuntu wanyakiriye ni musaza we arananyobora no anjyana no kumeza ye muri za refertoire zo muri sa secondaire abantu bafite ameza
yayobora yari mukuru yari umusini yigaga mu wa gatatu mu wa gatatu n'utari mu wa kabiri ariko yarandi imbere ho myaka yayoboraga tebo yacu urumva nje ndi umuntu uvuye mu cyaro ndakaruru nyine ko kuri nyine umuntu utuye bibazo imagine umwana uvuye mu cyaro cyakure cyane ugeze i Butare mu mujyi ndumva bwari ubwa kabiri nari mpageze umva Kigali ubwo ntitwirwe tujya kubyamo mu mujyi Butare bwari ubwa kabiri ndi umwana uwo muntu akuremamo ikintu cyikusa n'amaranga mutima ubu muzirikana cyane yitwa Munyangaju Jose Edo tukamuhimbironge yakinyeho basket baramuzi akamfata nyine nk'akantu mu gihe niho kintu cyo gihe abantu bize buramwe abantu bize vuba ntago bazi ibintu byo kunyuzura n'iki byabagaho cyera umuntu yarakunyuzuraga kamera nko kugira nabi nkaho mwari mufite ikintu mwapfaga bakubita imikandara bakakira gute bango bakaba yabukuraza akagukoresha imirimo y'ingufu bitari utanamenyereye ariko ntabwo yigeze abinkorera musaza we yagufashe neza aho nitwaraga nabi yashoboraga kumpana bya sportif cyangwa se bya gisirimu nkabona ikosa niba kwenda akubwira ati ukoze iki ngiki kitajyanye urahanagura ya meza uyu munsi na nijoro ze kongera urahanagura n'uduhano turi simple ariko dutuma witekereza cyane anyobora no muri dortoir aho twara aho mwararaga yari mukuru nyere umusimi ahubwo yatumye batakunyuzuye oya baranyuzuye ariko nyine ntabwo byaje mu bunyamaswa nakwenga icyo gihe abantu hari n'abantu baretse kwiga bari ubugome bakorerwaga abantu bashya bari bazo umukuru w'igihugu niba biciye kiri vice president agana ministre w'ingabo ibutariho byari bindi muri kaminuza y'u Rwanda nibwo yingira ngo yabiciye babishyira mu murongo bireka kuba ibintu bidasanzwe umusaza we ambera nka mukuru umuvandimwe kandi ntacyo umushinja ntacyo atankore yarashoboye nyine nk'umunyeshuri ku munyeshuri nk'umusiniya nge ndi mutoya no minsi yashize yari gihe twahuriye Musanze turasuhuzanya kandi mbona nyishimiye kandi koko nyegerageza kunenga mushiki we nkaba naramumenye bavuga ko ari umudamu mwiza cyane wakoraga muri BCDI Ubutare muri BCDI nyumanza kumva ko yaje muri company sinibuka izina rye ariko ni ya insurance umureba inyuma Mimosa n'umugore mwiza rwose ku buryo utatekereza ko ibyo avugwaho byo yaba yakoze bibaho ku rwego rw'uko bajyaga bavuga ibintu akorera abatekinisiye cyangwa se iyo myanzuro afata cyangwa se bakavuga nk'icyo kintu Karenzi yaravuze ngo yategetse abantu ko bakofisi uko byumva nyine ukumva baramubeshyera wowe kubitekereza je nabanje kujya mbishyiraho shema amaboko ari PS nkatekereza ko wenda Mimosa ashobora kubaho ubuzima buri bwo hejuru bwo atamenyera ubuzima bw'ubucokori bwo hasi ku buryo ashobora kumenya wenda ko umuntu yateranye undi kubyagira gutaka byakira uko abibonye agafata imyanzuro ikakaye ariko uko bigenda biza uko ba Olivier waje muri Ferwafa uko bahavuye uko Muhire uko Wayezu Regis uko bajado mukundi ukuri uko aba bataramu bakiri kuri Radio 10 n'ibindi ngenda nimenyera realite zanjye kugeza akakanya sindumva ikintu cyarifashe Mimosa ku buryo cyatumye asa nugiye ahemukiye aba sportifu nawe wakwifuza uyu munsi abantu nawe wifuza nkuko yavuga ngo Joe se twaho ntitwahuzaga Joe namwita yigeze no kwiyereka nabwo ndamutsinda avuga ko namwise ministre w'amagambo yari umuntu w'umunyabikabyo wiki ariko reality wajya ku kibuga kazibura rwose amavubu ukabona nta performinga amakrebe n'ubundi ni hahandi development ntayihari ariko yarafite ukuntu abivuga urubyiruko rukamwibonamo hari ko barajyanye narwo materi makoresha n'iki ukabona baramukunze ariko jewe amagambo yavuga naranariza yigeze kuvuga ngo arashyira ngo synthetique muri buri karere ndavuga ibintu ntibishoboka bije mpita nkuba mbona birajya kwa hafi bije y'igihugu cyangwa kubya kangaha yagumye kujya muri sport icyo gihe hari kera nyine ibintu byose ntibyahuraga ngezo ndabona yari ministre wo kwiterera urwenya timwina oya navuze ko ngo yashoboka ko ari matera urwenya kuko ibyo avugaga bidashoboka we antega icyaha cyo kumwita ministre w'urwenya ariko sene nabivuze kubwo amahirwe icyo gihe ibiganiro baro bidutumye turagiye turaburanye ngasohoka amahoro ariko agaruka kubera kwa kuntu urubyiruko rutitaye ku kibavuga ati yazanye Drogba nyine geni tuduhenda abana yari yarakoze kubera aba sportifu icyo gihe turi muri sport yo kwenjoying ibyo ya competition bije vuga ko tutagiye kubona za Tanzania zidusiga nabandi badusiga ubundi hano twari turi muri comfort zone ukumva ko APR kuba iriye bitatu kubusa bya 5 muri Libreville nta kibazo bitwaye yetwe rimwe na wakumva umunyamakuru akogeza match ukumva vuza abakinyi b'ikipe mu kibe ariko bikarangira turiye bitatu cyangwa bibiri ukagiye umva arakubwira umukinyi w'ikipe yo mu bari amavubi ubikarangira ubwo ari twe dutsinzwe kandi bakurikiranije amazina nk'umunani baravuga hafi yaho umupira unyuze mu kinyi uri hafi aho uko barimo bawuhererekanya oya twanagwa hererekanya passe 20 ngabyari igitego cya adversaire urumva rero Mimosa ko
yari umuntu mu by'ukuri wenda umuntu ya highlightinga abantu batagira ngo ni amagambo sibyo kuko kuva ku ntangiriro ya Mimoza yaje mu by'ukuri muri Minisiteri ya Siporo ubona afite ameze nk'umuntu ushaka nyine gushyiraho kashe nk'umuntu munini nk'umuntu ukomeye nk'umuntu ushobora gufata ibyemezo bikumvikana abantu bose babaga bari muri siporo bitwa ko bafite ijambo bagaragara bakoze ibintu ntabwo yashaka kubabona niyo mubyibuka neza ahantu hambere yashenye umukino akawusenya ukarangira ubukaba uri ku butaka mu magare operasiyo zakozwe inkuru zakozwe ngo sinzi ngo umutoza wateye umukobwa inda sinzi uko ibyakozwe byinshi birangira abantu bari bagejeje umukino w'amagare ku rwego mpuzamahanga bose birukanwe barimo ababure n'abandi baragenda simvuze ko bari mu isoko igoroye ariko ahantu bari bagejeje siporo y'amagare ku rwego mpuzamahanga ku isi umukino w'amagare mu Rwanda wari umaze kuba ikindi kintu ariko byarangiye urangiye usigara ku butaka ubu ngubu amagare araba ntitunabimenye urumva dufite shampiyona muri 2025 ntawe uzi umukinnyi u Rwanda rufite ufatika uzakina ibintu byose biri hasi kandi igikoreka ko ziba ari campaign zabaga ari campaign zo kwirukana abantu rimwe na rimwe anashoboye nuko ibyo byaha byose biba byavuzwe iyo abantu bavuyeho bihita birangira kibaza muri za volley turibuka duhanirwa hano i Kigali volley twataye muri volley urumva hari covid uburyo yabaye manager byabaye bibi cyane ntekereza ko nta siporo yabaye ko muri gardienne bameze 6 bagiye ku ishuri siporo itarasubira itaragaruka amasoko yararemye isoko muri covid isoko rirarema abakinyi 11 bataremerwa kujya mu kibuga ikibazo cyari n'ubuki asize atakemuye kandi twe tuzi kazagikemura ndibuka neza ko navuze ndi kuri radio 10 ikibazo kikiba ndavuga nti Mimoza na Yosta aho muri mumenye ngo mutabyigisasu ntazi igihe kizaturikira ariko kizabaturikana uburyo mukemuye ikibazo cya Rayon Sport sibwo siko bwari bukwiye ntago ari inzira yarikwiye ntushobora gukemura ikibazo wirukana bene ibintu wirukana abantu baruhiye ikipe bayivunikiye ukabasuzugura ukabicaza ukavuga utabantu mufite imvi zingana gutyo babagabo mwe mugiye ku ruhande ikipe imaze imyaka 5 nta gikombe nta n'icyizere cyo kongera kugitwara ibyo mbibwira abareyo ni season nimutegereza igikombe bakurira amahari nacyo na shampiyona ihari bose bambabarire niyo ni realite bayemera batayemera niko bimeze nababwiye ko Jean Fidel niyo bamundi imyaka 10 atazabaho igikombe cya shampiyona azarinda bakwimanga nta gikombe operasiyo twako zagije muri Ferwafaho n'ibindi twagiye tubivugaho tujya ku Mavubi uburyo yagize gutya yagabira amashami neza arayijyanira resulta ntazo ukandiye ushatse kubishyira ku murongo wari umutekinisiye ubu ngubu ari muri Simba ni Wayezu François Regis ko byaje kuva muri Ferwafa twarabibonye nuko yagize amahirwe we ngira ngo yari afite nawe inkomoko ikaze hari igihe bavuga ngo abantu mu ufite imizi ravugwa Yesu yafungwa cyangwa ngagere gutera ko na realite z'ibyo yakoraga byaramufashije cyane kubera ko Wayezu yakoraga nakubwiye ko muri handover ya page 43 n'urufunguzo rwavunitse yarushyizemo kugira ngo byumve neza nabari niba ari 1921 buri kantu kose yaragafe haba yari ibintu mu gihe cya Mimosa ku buryo giye umbwiye ngo ngiye gushaka ibyiza nakubwiye ko hari impamvu nyinshi nakagombye kuba muri inyuma 100% ibintu byose akora mbifata nka gitagatifu ariko ntabyo nigeze mbona rwose nta na kimwe nge nabonye abantu banyihanganire kuri uyu mubyeyi mwiza Imana nkuko twavugaga ataraza twa dusanzwe aho yanyuze muri kariyeri nta kibazo nkuko Karenzi yahuza bivuga nta n'ikibazo sportif amufiteho kandi yabikoze neza ari byo byamugejeje hano ku mwanya wa ministre ibyo rero abantu babyumve neza avuye kuri ministeri ya sport ashobora kujya handi cyangwa azajyayo niba mvuga mwa pointize nk'ahandi cyangwa se no yagize ibintu ajyamo batazabihuza na sport siporo yakunanira ariko ibintu ukabishobora ahandi ukagenda ukaba perfect kandi ukabikora cyane abantu babyumve neza ntabwo Mimosa nkanjye ku giti cyanjye nta mpamvu nimwe yatuma mwanga si mwanga sinzana mwanga nta n'impamvu ihari
ariko nko muri minisiteri ya siporo rwose yarageze ku rwego rw'uko nawe kandi arabibona niba yagiye muri za social media akabona uburyo abantu banezejwe n'uko agiye ngira ngo bizamushyiraho romoro cyane ni umutima nama we bitaravayeho ahandi azajya byamubera n'isomo ko wenda yakwitwara neza kuko ni umuntu ibyo ari byo byose nikiza ko adafite umutima wibuye ku buryo atabona ibyo yakoze ariko nanone akaza gani ibi byamubaye izo message uvuga ngo ubiba umuyaga ugasarura umuhenge izo mpundu reka nzite gutyo bamukomeye bamuvugirije zijyanye n'ibyo yakoreze muri no siporo ntagire uwo yishyiramo niko kuri kandi babifitiye impamvu zo kubyerekana kuko ejo nahuye n'umuntu aravuga atari kosha ati mwebwe abanyamakuru muri babi tuzi ko Mimosa agiye mumwangishije umuhisi n'umugenzi ari nka sportif ako ni umusportif mu uyu muntu mu sportif ariko yambwiraga ko ngo abanyamakuru bagize uruhare runini cyane mu kwangisha Mimosa abantu ejo rero ikintu cyantunguye ejo bundi ubwo byabaga twari turi muri match ya Manchester United na Fulham ariko wa gatanu nimugoroba noneho mani yahushije igitego abantu barimo bareba icyo gitego mani nari igitego yahushije habaye ikintu gituma abantu babibeshye ko mani yari kuba itsinze naho ni yellow paper itangiye kugera ku masitati no muri magroupe y'abantu abantu barimo bishimira bakoma amashyi abantu bagira ngo hari ikintu kibaye bagira ngo mani ni igitego ishize kandi kanzi na muri Bikere navuze ko abantu bataye concentration twari turi match ya Manchester United abandi ari muri arena muri basket mani yushi igitego hari cyabazwe ndumva ariko byagenze ariko abantu cyahuranye nuko bari gusoma yellow paper babona ko minister agiye muri ako kamwanya ibyishimo hari ikintu kiba hari ikintu kiba uri no mu rugo kuva nk'ahantu hatandukanye bura nk'ahantu nka 50 nko muri Kigali hakomeye amashyira imwe urabyumva ko ari ikintu kibaye abantu baze bigenze bite Marakani nduru zaravuze cyane no urumva ko Marakana byo rimeze gutyo Karenzi nawe ko muri basket muri bikari naho niko bari bameraga nk'uwo muntu wakubwiraga kuri media hari n'ababitwitirira ariko reka nabishyiraho bwa mbere ko wa mbere bavuga ko ari wowe umwe wamwangishije abantu Karenzi byose nawe bagushyiramo oya urumva hari ikintu kimwe hari ukuntu abantu itangazamakuru bagenda bakarifata nk'abantu bari aho sibyo bakadufata nyine nk'abantu babasazi rimwe na rimwe kubera ko wenda utekereza ko ukomeye ukumva ko media ari abantu bari aho ariko buriya sibyo abantu bakwiye guha agaciro media kubera ko media ni ikintu gikomeye cyane impamvu gikomeye ni uko wicaye hano ugahimba rimwe kabiri ibintu bibi ku muntu ntabwo byakugwa neza ariko nanone iyo udakora neza utanabanye neza na media sibyo ubwo ndavuga kubana neza kubera ko rimwe na rimwe hari niyo mpamvu ibigo byose na za minisiteri bigira PR bashinzwe gushaka imibanire myiza y'ibigo bakorera n'itangazamakuru n'abanyarwanda so iyo rero iyo PR yawe idakora neza ibitagenze neza byose bikamenyekana bikavugwa tukabigarukaho birangira ubaye exposed nyine birangira ibyo ukora malfunctions zawe zose zijya hanze kubera ko ntabwo uri protege sibyo so iyo rero ugiye muri duel n'itangazamakuru rimwe na rimwe nk'aho wafokasinze mu gukora ibintu byiza ukamara umwanya uhamagara telefone mwirukana se abazamakuru ntago rikiri radio disi gusa cyane n'abandi ntibazareka kuvuga Twitter zirakora ibiki byose ntago byahagarika washyira ingufu mu gukora neza kuruta gushaka guharasinga itangazamakuru kubera ko ntacyo wahindura uyu yaceceka uyu akavuga uyu yagira yakwandika ni ibintu bigoye cyane ikintu cyoroshye ubu ni ugukora neza inshingano zawe nta kindi cyera kirabura kuvuga ngo ubuse abanyamakuru bari mu Rwanda babashobora bose ko ari benshi babakorompa bose ku buryo ibyo ukora batabivuga bitagenda biragoye ku buryo batera forfait bakabyinirira ku buryo igihugu bacyangira gukinira mu Rwanda kikajya gutira stade hatabuze ubushobozi abantu bakabibyinirira
ku buryo batera forufe muri volley bagatera forufe muri football bagatera forufe ahantu hose abantu bakabyinira ku buryo umuntu wese atabona ko ari wowe ubangamiye ibintu rega hari ibintu binoroshye ubusanzwe uri minisitiri ndi nka nyirishema sibyo ni ibintu byoroshye ibiri tekinike ni iby'abatekinisiye iby'abayobozi ni polisi aho rero kuri tekinike ni naho hantu aho rero mu muzaruzingi cyane abatekinisiye yafashe nkaho bahanganye nawe bahatanye abo bitwa bamurenzi ntubazo mu magare murenzi wundi umutekinisiye hari undi murenzi ubwo ntibereye muri bari Gabo ni bari Benin z'ibihugu bagiyemo abitwa bareje sitwa bavuze abitwa bajado ejo bundi muri Olympique babigendeye ni babaga muri za komite Olympique hari federation zisa nk'izitakibaho nka atletisme ntikibaho ikindi kintu cyabaje ni protection yahaye federation zifite ubuyobozi navuga ngo buciriritse budakora butakagombye kuba ari bwo buhari nk'itera amakofe harapfuye burundu nta matora araba kuva 2017 akamur Rwanda boxing nuko tuvugira futu ko ari igaragara ariko hano turi du sport turaho ngaho twagatanze n'umudari twagendeyemo zabigendeyemo icyo rero jewe ari kintu ntemeranywa naho na Karenzi yavuze ngo nyirishema ngaza afite akazi katoroshye ahubwo afite akazi koroshye kuko icyo azakoraho cyose kizajya kiba kuko ibintu byinshi twabonye ko byinshi bisa n'ibyari byarapfuye rwose ibibonekera birasaba guhera ku hasi rwose ibiroroshye burya no kujya mu kintu gisa nk'icyangiritse nibyo byoroha bituma ikintu cyose ukoze bigaragara nk'igitangaza kandi igihe nkuko nahoze mbivuga nta mpamvu nimwe yagatumye mvuga Mimosa mu buryo bujya gusa nkaho butari bwiza ufite impamvu nyinshi wakamuvuze neza ntabwo ndi kubona mu myaka yose maze nta ministeri nigeze mbona muri siporo mubi ndavuga mu migenzereze sirito muri context ya sportif ya imusharuro y'abantu ku giti cyabo kubakurikirana n'iki nka Mimosa nta nonteganya kuzabona nta nonteganya kazabaho rwose ntabwo ndi kubona umuntu aje waje abandira bakakugarika ha uzaza zabari urubura nk'uyu nka nyirishema rimwe na rimwe hari igihe abantu basinda power donc imbaraga cyangwa se nabonye ejo bundi Joseph yandika kuri Twitter Joseph umuryango Joseph w'umuryango avuga ati ngo umuntu ufite inyundo mu bintu byose abona ari imisumari arakubita abumva yakubita kaho donc iyo ufite inyundo kubera ko uzi kwishoboye umusumari ikintu cyose nyine ubonye wumva wahondesha inyundo izo mbaraga zije zikirukana generali muri federation zikirukana Olivier zikirukana Olivier wari uje abantu tumubona mu gisubizo tuvuga ngo no Olivier ni umuntu wifite sibyo ni umuntu wakemuye ibibazo by'ubuzima urangajwe no kuza kwemeza igihugu ko hari icyo yafasha igihugu utashyira imbere inyungu ze kandi twarabibonye Amavubi niyo yakiniraga Olivier yataga akazi ke yari afite ubushake bwinshi cyane bwo kugira icyo ahindura mu mupira w'u Rwanda uramufasha umuhaye umuntu mwiraraje aramujujubije isi yose ibireba aho kumukura kumuhindura ukamukoresha inama zimutegeka gukorana nawe ku ngufu sinya amasezerano ya miliyari n'igice y'igihugu ntawe ubizi umuyobozi we atabizi ibyo bintu bikarangira bikibagirana bikaba nkaho nta cyabaye kubera ko ufite imbaraga ibyo bintu ntabwo biramba sibyo kugeraho umuntu nka Munyantwari na background ye n'iki ananirwa no gufata icyemezo abizi neza ko wavuyeho guverinoma idahari ariko gusa agatinya igicucu cyawe kuvuga ati agarutse gufata icyemezo bikamunanira agarutse n'icyemezo nongeye haba abanyamahanga babiri bakaba 8 najya akagaruka najya he ko yararanyura nanjye nakorwa nk'uko abandi bavanga urumva urwego ibintu byari bikomeye kuri Richard rero nawe ntabwo ndi muvuge cyane akonza tuzamujija yaje hari aspect ebyiri mubonamo hari aspect yuko ashobora kuza kuko ni umuntu navuga ngo nawe ni héritier murabyumva nawe ni Héritier
nawe ni nk'umuragwa wa basketball bisa nkaho ari iyoboye siporo yo mu Rwanda binyuze mu bayobozi bandi barimo nk'uwitwa Mugwiza Desire n'abandi anabereye vice president urumva amaze igihe amuyoboye hari ibyagiye bipfamo twagiye tubona hari igihe basket igeze ibaho nk'umuryango twarabivuze umugore n'umugabo gutyo ukajibona biragize ayo baye indorerezi mu icyo gihe cyabyo ntacyo ntigeze abikora icyo cyo reka nyine niko ngiye kugira ariko anuvuga ngo hari iyo handicap cyangwa se iyo shusho umuntu ashobora kumubonamo kavuga ati bwo ntaje n'ubundi akagendera mu mujyi wa Ruhari n'ubundi wa basket kaba nka minister wa basket aho kuba siporo zose icyo cyaba kimwe ariko hakaba indi aspect je nakunze kubona maze kwibona nk'inshuro zingahe mu buzima umuntu ukabona wamwitiranyaga ariko yamara kushyikira akarumyo ni abantu bajya babona inkota hari ahantu umuntu afata hatakebana ariko haba yayi afitaho uwo muntu ufite aho ngaho ufasha aho ngaho ashobora kukujomba wowe ugakomereka uwo shatse kuko bari we nyiri iyo nkota uyu nawe kuva yageze ministre nta mutware kabeba wabaho ngo bamusuzugure cyangwa se akomeze kuba wenda ngo yarari vice president wundi nicyo ya aho nkaba mfite ikizo buryo umuntu yamaze kugera ku butegetsi ari uguhindukana shema amaboko yaje ari umusifuzi tumubona ari umuntu wirwa no muri stade ashabika niko tubyita ahageze agatuza arakarega kamera nk'akigugura zizi inoma zimeze zityo arakarega kenda guturika ibintu byose ukabona ntabwo twaratunguwe rero n'uyu mugabo ashobora kuza neje gatusa ntabwo mwabibona gasa mubona wewe PS ubwo rero ashobora kuza akaza ko ageze ku buyobozi agakora kuko biroroshye navuga ngo byoroheje nanjye nkiza ahantu ibintu byapfuye nabangiza amahirwe decision ya mbere nafata akakanya nahita nza nkahita ntegeka Ferwafa nyisaba nanayibwira ko nyisabye nkanayandikira akoreje ngo kubijyanye n'abanyamuryango b'icyifuzo abanyamahanga bagomba gukina rumunani n'urugero ikintu cya mbere bakora no guhita utangiye abantu ubishe mu mutwe nkuko bakunze kubivuga gutyo n'utuntu tudukora kuko mu by'ukuri ni ukubangamira ibyo abantu bifuza kandi nta reka nkubwire niyo warananiwe gukorera ubuvugizi amakipe n'umupira ngo ubone ubushobozi sibyo ntabwo wakaba witsikamira impamvu ahubwo zatuma babona ubushobozi ngo muri ngo yavuze ngo urabona ngo abanyamahanga ngo nibiyongera ngo urabona bizagenda gutya ngo cane ngo ntituzabona ikipe ngo biri aho ngaho bitari fonde bidafite rezo nimwe sibyo so je kuri Richard rero minister mushya wa sport hari ibintu mbaye honest uko muzi nuko jewe uko muzi ko ifoto yabonye hari yambona no mugabo mwiza no kubutamuzi amaze imyaka 12 muri Federation ya Basket ubwabyo byaba ikibazo ababyeyi maze igihe kinini cyane nyirishama imyaka 13 ari vice president nagari n'importe que ni vice president imyaka 10 na Mugwiza ndetse n'undi mudamu bamo nibyo nyuma nkubwire uko yarameze nuko azwe muri basket ni umutekinisiye mwiza sibyo ni umuntu wategura irushanwa neza agakurikirana ibintu biri technique neza sibyo bikagenda neza niba ari amarushanwa tugomba kwakira niba ari iki yari plus un technicien ukora ibintu biri technique muri basket development uyimubaze ibintu by'amarushanwa ubimubaze sibyo ariko ku kintu bita decision gufata ibyemezo kugira ijambo kuvuga gufata decision biri ngombwa ntumubone ntubaze ni ukuvuga ngo aho wahashakiraga umuntu bita Pascal sibyo vice president uriya mudamu wagi ndetse na Mugwiza president yabaye n'ifoto byo bya tekinike kuvuga ari muri Canada ejo bundi za camp nigeze kuvugaho uriyo ubuza abana bashoboka ko bakina basket bose Canada na America nyinshi maruha yes ni umuntu w'umutekinisiye pe kuri machine agakora utuntu twagategura ibintu bye neza byari sawa ariko muri decision making abantu muri basket bamuzi nk'umuntu ugenda buhoro mu byemezo bye bakubwira bamufata nk'umuntu utafata icyemezo bakubwira nk'umuntu utiteranya kandi mubwira nk'umuntu yarata production arimo yari yo kusa n'urindi zamurye
urumva ariko nanone ibyo Regis yavuze umuntu yagera mu nshingano ukamuyoberwa avuga ati ahandi mugwiza niwe muyobozi kuko niyo someye muri administration nyuma yaho nateganya kuba minisitiri w'intebe ntateganya kuba perezida wa repubulika ntabwo byakora none se ubwo aha niho hejuru hashoboka ngo narayishyikiriye arongera nibazaga nagiraga impungenge karenzi ni ku muntu uje mu mwanya nk'uyu nguyu byanga gukunda ari n'ikibazo kandi twese tubibona kimwe niyo ngo n'abacyandi maboko agomba kuba muri ruhande bagomba kuza gukora ibyo bintu ibyo byose kuko icyo ntekereza mboni yanjye mboni zanjye nuko nk'ikiri bwihutirwe kiri bube sindagura ariko nkurikije uko mbibona PS arahinduka PS agomba guhinduka ariko nicyo kinayo nizo mu ngegera na Zefani impamvu abantu batamutinzeho yasimbuye wasi wari mu bikurushaho shima amaboko ariko Zefani we kuva yaza sino kuvuga ngo ni mubi cyane ariko Zefani ndavuga uwo yasimbuye Zefani amaboko wari mubi cyane Zefani uko mbibona jewe umuntu winjiraga muri ofisi ye yunamye aje kumusaba service sibyo ajya gusaba nde ajya gusaba Zefani Pierre vice president wa basket asaba audience muri office ya PS sinangongo ko yibona aha yisabiye sibyo ni gake yayibona ariko wenda katuvuge ko yayibonaga ariko niba yayibonaga yagendaga icyo kintu rero ikiba cyoroshye guhita umuntu akikuramo bivuga ngo wa muntu wanzaga kunsaba service sibyo arahita agira ati arahita ambera umuyobozi uwo mwanya mpite nayoboka kandi dukorane neza ibyo bishobora kugorana ikindi mu buryo buri politike Zefani yari munini no kurenza na Mimoza mugari muri politike yes Zefani yari munini no kurenza na Mimoza background politike yes Zefani yamaze imyaka 5 muri ministeri ya finance ari ngira ngo finance analyst ari umuntu uri ku rwego rwo hejuru avamo aba umuyobozi wungirije wa RDB abari ku rwego rwa state minister umuyobozi wungirije wa RDB urumva ko ni munini cyane pe urumva imyaka ingahe ubamaze ingahe muri ministeri ni umuntu munini mu buryo bwa politike sibyo uyu Richard uje si umuntu munini muri politike ntitunamuzana hamwe muri politike ni ukuvuga ngo already profile ya PS iraruta ya minister uje muri uwo mwanya so bisaba rero character idasanzwe yo kuba wakwemera gukorera munsi y'uwo muntu so izo ni impamvu nyinshi zishobora kugonga nyirishema ariko bitavuze ko nkuko Regis yabivuze nta mutware kabeba yaza rwose akabikora ariko impamvu nawe ntamutindaho nuko twari dukeneye impinduka izarizo zose kandi ikindi sinibaza ko azaza afite izo mbaraga nk'izo muzo yari afite zo guhonyora ikimuciye imbere cyose akumva ari bubishobore kandi bikagenda bigapasa inapersi abavuga bakavuga abanenga bakanenga ariko ubuzima bugakomeza so afite akazi kenshi kandi gakomeye ku mugani wa Bakti Richard kubera ko ibintu byose nta mukino n'umwe uyu munsi haruwanguye hagati bamunyabagisha muri Olympique n'ibiki ibintu byose no guhera kuri zero gahera hasi football ikeneye freedom yayo hakirindwa ingerence igera naho igaragarira buri muntu wese politiki kayivangamo sibyo hari inama hari ubufasha bwatangwa muri development no mu bindi ariko kuza gufata ibyemezo gushyira aba president n'aba SG kugera no kuba planto gufata ibyemezo byose kugera no ku biri technique by'umubare w'abanyamahanga niki nyirishemo ibyo bintu byirinde sibyo rwose watanga inama ariko haraho zigomba kugarukira utangiye kumukanga kandi yari ikibazo kare reality ni kuko nibyo agiye gufesinga nibyo agiye guhura nabyo n'ibyo nihuriza agiye guheraho wowe ufata uti icyemezo kiri technique kandi bitakureba tanga inama jya muri development niho ministeri ishinzwe utanga ufashe ku Mavubi ni ikipe y'igihugu ariko ibindi birekera abatekinisiye abo rero bakubwira bati turifuza ibi ntabwo usobanura uburyo uri ministeri abanyamuryango ba Premier Division 16 bakicara bati turifuza icyo ndanze guteze ku mishahara subaha kuri transport bahase bajya gukina kuki subaha mu gituma bafatira ibyemezo baza kwishyira mu mwanya uko naba gukritika kandi bitari ngombwa yes so imirimo myiza kuri nyirishema
rwose support yacu irahari n'ubundi ntiduhema kuyitanga wayifata nabi cyangwa neza hari icyo ifashe neza igira icyo mufasha wayisuzugura nibura nawe kukugeza nkaho ko bigendekera abandi ariko twe duhari mu nyungu z'igihugu niyo mpamvu iyi myaka yose tumaze hari abatwita abanzi hari abatwita abantu babi hari abadutangira raporo mbi niyo mpamvu uzabona muri gahunda za leta ntabwo ari uko turi batoya my friend turakurikirwa dufite 100,000 n'ibindi birenga kuri za Twitter turavuga abantu bakatwumva ariko ntuzabona tuba involved muri gahunda zindi zose za mobilisation n'ibindi ntabwo tumaze iminsi mu matora muri za campaign hari ubona otwinvolvinga kubera iki abantu baragenda bakatubrandinga ku nyungu zabo bakatubrandinga nk'abantu banzi igihugu batari tayari gufatanya n'abandi guteza imbere igihugu siko bimeze siyo reality ariko twebwe ntibitubuza gukomeza mu murongo wacu upfa kuba udafite icyo dushinja ubikore guproteje inyungu zawe sava bizagera igihe birangire tugume hano kubera ko nta cyaha nta gihugu kidushinja ntunaturusha gukunda igihugu nuko bigenda kutagaragara ahantu ari hose kutagira gukumirwa mu bintu ntibizatubuza gukunda igihugu no kugikorera bipfa kuba biri mu murongo mwiza iyo niyo realite ihari cyane so imirimo myiza kuri minisitiri mushya kandi n'uvuyeho azahirwa hano ubuzima bugomba gukomeza twakire Ricard tujye muri Champions hamwe na Fortebet akadomora nawe abantu bakomeza bafungure konte muri Fortebet niyo kampani ya mbere hano mu Rwanda ifite ibiko biri hejuru cyane twakumwe n'abataramu bafashije Ricard kugenda hariya muri Tanzania bitwa Nish Health Care cyane no muntu ushaka kujya kwivuza muri Turukiya bagushakira aho uzaba visa ibizagutunga umurwaza ahantu iziyondorera umaze gukira ivuriro rya nyaryo kukwakira rendezvous byinshi bakora ino nimero muyandike Turukiya gusa Turukiya buvuzi bwabo ngo butembere pe nimero yabo nta kimenyetso cyo guteranya 90 52 22 32 38 14 banisha mwabonye neza Rika mwabanye neza abantu babonisha health twabanye neza amakuru ikimenyetso cyo guteranya 90 52 22 32 18 iyi nimero ubwo banayikurikira ushobora kuyihandura muri YouTube mu kiganiro uramutse utayumvise neza mukomeze kumubana na Airtel ifite 4G smartphone y'ibihumbi 20 gusa bitwa Imagine dushimira Marakana Bar kubitawereka ka video abona ukuntu byari byifashe cyangwa se agafoto ku munsi w'ejo hari n'inkoko y'umuceri ko nayo inagiho abantu benshi bamaze kuyikunda abantu basiga bakora ibirori bakavuga batireka Marakana nidukore nk'inkoko 10 z'imiceri babonye abantu kwa gatanu baje bavuye muri match ya Rayon biga Marakana wayibonye inkoko y'umuceri hano kare urayiruzi hariho kavo ni inkoko y'umuceri kubimo n'amapomo neza neza cyane funguro ry'iruware naryo ntirijya riburaho kuko marike anga hano umuntu ubona umuntu ari wayitumije hari umuntu uje n'umutsama urwagwa ku ruhande hari umuntu wambwiye ati rwose urebe uburyo ufata iyo timu mukorana ugenda bashyiramo inkoko y'umuceri ubundi fagitire yime igaragaza rwose nimuze kubona akanya tuze kuyirya Marakana wacu ubundi ibyo dukora kandi ntitwamusuzugura ari kubarizwa ku butaka cyangwa ni ari hirya nimero ya delivery ushaka gukora commande abantu babarizwa n'ahasi uko bishima uko bishima ntibishima bakanda akanyenyeri nimba umuntu wakanze akanyenyeri jya umenya ngo ntari ku butaka bw'u Rwanda abari hirya yabo nimero ya Marakana rero nimero ya Marakana ni 07 8 2 6 2 7 3 3 07 8 8 76 nibutsa hanyuma Ricard mbere yuko atubwira iby'urugendo rwe ndashaka kubanza kumunenga nakoze iki abantu barakunenze nakoze n'ifoto bashyiriho hariya
abantu bareba incongo rikari yambaye dore sira nicyo abantu bazi gahunda nari nzi ngo wavukiye uri umunyakigali wize ngo wize mu Rugunga rw'imiyaga heza umunsi wo kuwa kane yari ariko ndamubwira rikari